Thousand Hills Empire nk'ibisanzwe. uh, uyu munsi none twatembereye twasuye icyamamare, influencer abantu benshi baba bafite amatsiko yo kumva avuga no kumureba. Twagiye urugendo rurerure, twagiye hafi ibirometero bigera kuri 200 kugira ngo tumugereho. Ntabwo byari byoroshye ariko twahageze. Yatwakiriye neza, yatwakiranye urugwiro n'umuryango we wose. Byari byiza, byari amata n'ubuki. Batwakiriye neza, baduhaye ibyo kurya, ibyo kunywa, batwishimiye cyane. Urugendo rutari rworoshye kumugeraho, ariko rwose ni umuntu usabana, ni umuntu mwiza cyane, ni imfura y'u Rwanda. Uwo ari we wese yakifuza kumusura iwe mu rugo. Reka atangire twibwira. Wa muhungu wanyu Mr. K, Mr. Q, Mr. K, Kazungu ka boss. Kazungu ka boss, metre w'imihanda. Abantu bose baramutinya cyane. Umusaza. Twika kubi cyane. Niyo muntu usigaye muri industry y'imyidagaduro. Twamusanze mu rugo, twakiye neza cyane cyane, ariko afite umuryango mwiza, afite umugore mwiza w'ikizubazuba. Twishimye cyane Kazungu ka boss. Ndagushimiye cyane kuko unejejwe no twakwakiriye kandi ukababwira n'ibyo twakwakirije mu Ruhengeri. Mu Ruhengeri twebwe iwacu rero turabahinzi. Nicyo kintu cyari tuzanye. Ubu tuzaza ariko umuha tujyane no mu murima, ahubwo tunahingane byari byo. Ubu twejeje ibigori, bwira abantu ko twakwakirije ibigori. Kiriya kigori ndumva nahaguma ngewe. Ibigori n'ibijumba n'ibirayi bya Kinigi. N'ikirayi cya Kinigi kabisa. Man. Ariko hari ikintu mwibagiwe kuduha. Iki? Tuzasanga mwagiteguye iki? Amarwa. Hano se ko nta nsina tugira. Hari ibiboro baba, nta masaka mujya mugira inaharya. Hano nta masaka tweza. Na ingano. Ingano zirahaba, ariko ingano bakoramo ibiki byo kunywa burya. Ingano bakoramo imbada. Ahubwo nujya gutahanda guhimbada. Urampfunyikira imbada. Aha. Ako kantu sana. Imbada uzazijyane no kwa Trump. Kabosi, amakuru yawe umeze neza bisanzwe? Amakuru yanjye ni meza, nanjye meze neza, gusa muri showbiz nyine nkubizi nawe ubamo. Tumaze iminsi nyine tutari gukora cyane kuva mu kwezi kwa 12. Ndakeka ibikorwa by'imyidagadurane bisa naho byarangiranye mu kwezi kwa 12, kuko mu kwezi kwa mbere twahise duhura na challenges z'Ishanga, Honorine, Dutamo, Emeline, ibya Heineken, kandi nubwo bagiye muri cya kigo cy'igororamuco byararangiye. Nyine twahuye n'ibyo bintu bituma mu kwezi kwa mbere dutangira umwaka twumvaga ko ari ukwezi kwa 13 k'umwaka wa 2024, ariko tuza gutungurwa nuko n'ukwezi kwa mbere 2025 nabyo byari ibintu biduchallenginga cyane, bituma tuvuga. Ariko none ikintu turiho ni mu gihugu cy'isezerano cya North Kivu. Nibyo turiho. Uzasanga kuri YouTube nta kindi kintu na buri muntu wese, ahubwo ngira inama na bari abahanzi bakuru nka ba The Ben, ba Bruce Melody kujya guturayo. Ahubwo kuba bakora ibyegeranyo, kuko nabo bashaka bakora ibyegeranyo. Ubwo ikintu cyitwa Koroki arimo arabatwara abakiriya. M23 niyo content kabisa. Wumve ko ejo nibwo nari ndi kwitegereza Dumba ibintu arimo. Dumba nk'abase kuko Dumba yabuze content koko. Content zirabura. Iyo nawe yajya gukora documentaire y'intambara ngo abami ba kera. Tangira akavuga ngo u Rwanda ngo rwahoze ngo rungana gutya, ngo burungana gutya. Ibintu ari ameze nk'uru kwibaraguza. Turiya twana rero turi gukora content nanone
zo kuri iriya ntambara nyine iri kuvugisha isi cyane, East Africa duherereyemo. Natwe nibyo turimo nyine, urasa naho tutakivuga abahanzi, nta kindi kintu kiri kuvuga uretse intambara, tukumva ngo abahanzi tubareka twivugira intambara. Abahanzi ntabwo tugomba kubareka kuko ariyo career yacu. None bizagenda gute ko batari gutwika muri iyi minsi? Bizagenda gute? Kubera ko batari gutwika muri iyi minsi rero bagombe batwike, kuko n'ubundi nubwo biba bivugwa, nubwo biba bisakuza gutyo ariko umuhanzi n'ubundi ahora ari umuhanzi, aba ari umuhanzi kabisa. Trendinga n'ubundi icyo muziziho ntabwo zijya zimara igihe. Inkuru zitrendinga n'ubundi ziraza zigahita tukazivugaho zikagenda, n'ibindi nabyo bizagenda. Ahubwo icyo nasaba abahanzi ni uko bagomba bagakora cyane nyine, bagakora n'ibituma tubavugaho kugira ngo twibagirwe n'ibyo bindi biri hanze y'imyidagaduro. Nabonye uwo bita Kevin Kadavuga ati murarira byanze bikunze, nimwanga kwirebana no hejuru y'ibati. Nubwo atatubwira gutyo akajya ku Muhinde akazigura cyane, none se Bruce Melody kazigura hari icyo babaye? Nubwo bwose ashya nyine bibaho ko yaguze views miliyoni 2 ko zanze no kuharenga mbese. Ntabwo zaharenze, nta nimwe iraharenga, nta nimwe. Ariko ziriya boro ntabwo zijya zigabanuka, kuko iyo uguze abafollowers bo kuri IG cyangwa X Twitter ukagura abafollowers baho ngaho, uguze abafollowers bo kuri Instagram ukagura n'abafollowers bo kuri X Twitter, bajya bavaho, hari igihe kigera bavaho. Ariko se kubera iki ziriya views zitavaho kuri ziriya ndirimbo za Bruce Melody? Ibyo biboro mbiziho, buri uguze za menshi ntabwo zigenda. Iyo uguze za menshi ntabwo zivaho. Harimo amakategori, harimo premium, hakaba za make. Iza make rero ziragenda. Iza make urane nk'ibihumbi bingahe? Iza make ushobora nko kugura nka views wenda nk'ibihumbi 100 ku madolari nka 50. Okay. Ariko iyo uguze 100 ku madolari nka 300 cyangwa 500 ziragumaho. Rero nawe yari kuzigura Kevin Kada, ariko n'umwana uzi kwihiringa nyine, ni nayo mpamvu nabonye baramuhaye aka nickname kitwa ngo ni Papa Gigi. Kwigigira nyine naragigira ati aragigira, kandi n'abandi bajye bamwigiraho bagigire basaza imigere nkuko nawe yisaza. Wenda ntabwo nje hano gusebanya cyangwa no kugira gute, imbaraga shyira muri promotion iyaba nyine ari no hejuru nyine mu bijyanye n'impano nyine ibintu byose byuzuye. U Rwanda abahanzi bo mu Rwanda bose baba barazimye. Ko uriya muhungu afite indirimbo arazifite. Ugeze wumva indirimbo yitwa ngo hari indirimbo afite yakoze yitwa nane kanze nikumvishe. Hari indirimbo yakoze Kevin Kade. Uravuga akiba kwa Bernard se? Akiri kwa Bernard kabisa. Akikora na David wasigaye yakora ibishegu, ariko n'ibishegu nabyo nta kibazo, kuko hari niba yarahisemo uwo murongo w'ibishegu, ntabwo ni uburenganzira bwe. Amureka akora ibintu bye, tugikomeje wenda twatandukiye tujya ku by'abandi. Kandi nawe yujuje miliyoni, ndabona indirimbo ye yarujuje miliyoni yaruzuye, ariko yaratinze kuko izindi zahitaga ashobora nyeheruka iri ku 470 niba atarazi. Ubundi izindi zahitaga zigira miliyoni nko mu cyumweru ntikigere, ariko biragaragara ko nyine habayemo akantu. Ariko ni Ventura yamukozeho. Tunabireka ibintu by'abahanzi twanabivuga n'ejo bugacya, ejo bundi ukongera bugacya. Reka twigarukire kuri Kazungu nyirizina. Kazungu Kabosi, abantu bakuzi nk'umuntu twika ku mbuga nkoranyambaga, bakuzi nk'umwe mu bantu bafite aba followers benshi mu gihugu. Ariko nanone wasearching, urabona hari ukuntu umuntu aba afite izina, wasearching ahantu hose ukamubona kuri Google, ariko Kabosi ugasanga n'umuntu wihariye, afite aba followers kandi banyabo, kandi aratwika. Ariko washaka utundi tunakora ku ruhande dutuma aba Kazungu Kabosi banyawe, hano bikabacanga. Kazungu Kabosi ubundi busanzwe ukora iki? Niba atari ibanga. Twara tuzi twibanga, umuntu avuga ati si wavuga kuri maneko shubu. Ntago ugiye kuri title inyarwanda, areba ibinyamakuru
nubwo mbishoninze hano ariko reka mbivuga nabonye utunyamakuru turiya twana tw'utujiji tuba turi kurira ku mazina y'abantu nyine nigeze kubona rimwe ngo nari nateye comment kwa Debeni mvuga ku bintu by'uko ntuza Bwiza ashobora kuba yara afite nyashi hari nta nyashi agomba kuzajya kuzigura Nigeria. hari slang nkunda kwikoreshereza ngo uyu muntu afite nyashi uyu ntazo. Rero mbona baranyuriye bazanye n'amafoto ngo ndi gucuruza mituyu. Ikintu mvuze cyuko wenda ngo ikintu nkora ku rundi ruhande abantu bazi ko curuza mituyu hariya ku muhanda Nyabugogo ahantu hose mbonye isetatu mu mutaka nambara jire nkacuruza mituyu. Mituyu igishoro cyayo impamvu nayicuruje ntago bisaba igishoro kikirenze ahubwo nka MTN ikigo cya MTN niki dutekerezaho wenda ko twafatikanya mu bukangurambaga bw'abandi ba agent babo twabafasha muri influence dufite kuba twatezanya imbere n'aba agent. Ariko hamugana ukanura kavuze ngatekereza kuki uri umwe influence ufite followers nk'aba bakavuga ko ucuza mituyu MTN yarangiza kajya guhereza akazi tundi twa Clapton Kibongi bazimye batazi no gusetsa ngo naba comedian ba Gracie n'itegeka. Ibi bintu ntago ari byo ntago ari byo kabisa. Mbese muri make wicuruza mituyu? Muri make nicuriza mituyu kandi ndabikunda kuko nakazi ubona karimo abajene kandi katavunanye nta wenda nk'abana bacuruza cyangwa se n'undi muntu wese uri kutureba nonaha hari abantu bacuruza ibindi bicuruzwa bacuruza inkweto za downtown n'iki twigeze no kugerageza kuba twacuruza amagi mu ndobo ariko leta ikatwirukanka. Wacuruje no ku magi mu ndobo batwika koko natwirukankana ngo ntabwo byemeye n'ibyo bazunguza. Rero mituyu ntabwo iziremewe. Mituyu ni igicuruzwa cyemewe kidasaba IBM kidasaba n'undi musoro nta uretse nyine gushyiraho mituyu ugafata telefone ugaha abantu ni ibintu biri very simple kabisa. Very nice. Iyo niyo business nkora nyuma nkanatwika nkicara hariya mu rugo hashaka hari abana tuba turi kumwe dukorana kuri social media. Amakuru yaboneka tukabatamo kuko ntabwo umustar cyangwa se undi muntu w'icyamamare yakwipostingira ibintu biri negative kuri we ahubwo ngiwe ndabibakorera. Umutamo nge ndabibakorera kuba postingira izo negative ziri kuri bo. Mbese urabibakorera? Nge ndabibakorera. We apostinga ikiri negative kuri we ariko nge nkamukorera icya negative kuri we. Kuko bashaka kugaragara muri positive buri gihe ariko ngiyewe nkamufasha muri negative. Mbese ufasha abahanzi mu kupostinga ibyo adashaka kupostinga ibyamamare byose ibyo mvuga muri bio yanjye harimo ibyo nkora nyine nkora ibi n'ibi ariko mvuga ku byamamare gusa ntabwo nzajya kuvuga ku muntu uri kwicururiza ihene hariya warwanye n'umugore wiwe wagize ute utaba muri ibyo bintu byacu by'imyidagaduro cyangwa bya media. Ntabwo uwo muntu nzajya kumuvugaho ahubwo umuntu ufite aho ahuriye na media niwe nzavugaho social media kabisa cyangwa se aba muri entertainment. Ushobora kuba aba kuri media ariko dafite aho ahuriye na ariko simpamya ko umuntu wamaze kugira abantu barenga 1000 bamuzi kuri social media aba yageze mu entertaining abantu. Ariko hari akantu nabonye ntabwo nakabonye karacyane no kuri biography yawe kavuga ngo ninjye wazamuye Meddy. Meddy uyu mukobwa ko atwika bikarenze Meddy urakoze cyane mbajije ikibazo cyiza cyane. Meddy nawe ntabwo ari ukubeshya ntabwo ari ukubeshya kuko umuntu fasha telefone yanjye nkahita mbikwereka hano Meddy na chat last chats twacase zakwereka buryo ki dufitanye umubano mwiza. Ntacyo nyereka kabisa kugira ngo abantu badakomeza ngo babagire ngo nukubeshya cyangwa nukutwika. Ntuza yanjye ndabona niyo wanyereka ukavuga uti twacase niyo byaba byagize ariko bigaragara ko hari inuza chat mugirana. Rero some iyi ngiyi yitwa ngo
niyo ngiyo yarenzeho mbivuge yeah. mamen ntabwo nkiri Meddy wa kera, tuzibwirana bundi bushyashya one day soon. Kandi urabona ko noneho chat ndi kubona iri hano hafi. nsubiza nkwereke utasoma ibindi. Urumva rero ni ibyo nari ndi mubaza ku bintu bya music secular, ariko ya dropinze na song yitwa Blessed. Blessed ya gospel. Nibyo rero nibyo nabyo nari ndi kumubaza, ariko ni kwa kundi ublaga n'umuntu wawe ukamubwira uti man ko nshobora kugushakira akazi, ntabwo ushobora kuza ugatwikira abantu ugatwika tukahatwika nkuko Ben yafashe Arena ku itariki ya mbere z'ukwa mbere. Nawe nkagushakira akazi tukaba niyo mpamvu yansubije kuriya arambwira ngo ntabwo nkiri wa wundi, tuzibwirana bundi bushya. Ko rero urumva ko ni njye nari nzi kuri Catfish imbere, nta nubwo nari nzi ko nabaho paka nkwigereyeho ahantu mvura bizi ni kure. Ndavuga ni USA ndagushaka paka nkugezeho cyaze kabisa. Iyo umuntu twika ubundi umwisangira mu rugo cyaze kabisa. n'abandi ugira bageraho bose nawe mbona warajuje ko nta mikino 1K hirizi. Ni ukuvuga ngo uru ruganda rw'imyidagaduro mbona abantu benshi bazana ibintu by'imikino, amaprank, ibintu by'ubucucu, ariko nje nshaka gukora ibintu biri legit nkakwegera niyo bama views ebyiri ariko nkakomeza paka bikunze. Nanjye impamvu nemeye kuguha kiganiro nuko nabonye nyine bihura, kandi nk'abantu flowing nkaba mbona umusanzu ushyira kuri music industry yacu n'uburyo yisupportingamo. Niyo mpamvu nanjye nemeye, kandi nibyo turimo kugira ngo dusupporting abahanzi, kuko abahanzi nibo gicuruzwa cyacu. Kandi nabo nubwo baba bacuruza, ariko umunsi bahagaritse kuririmba bose nanjye abo ba followers bahoze uvuga nta kibazo baba bakimariye, kuko mvuga ku bahanzi. Uvuga kuri umuhanzi ukavuga kuri umuhanzi, nta mvuga ahubwo ninjye uvuga ku bahanzi, urumva ko aribo ncuruza. Ariko washaka nk'umuhanzi akakuvugaho akakuririmbira nk'akaririmbo ubwo sikaba kitwa ngo iki Kazungu mwiza. Musa ndi mwiza, murabona isura yanjye ari nziza. Na mwiza tuje tureka n'ibintu bw'ubugambo, uragaragara neza kandi ufite n'umutima mwiza. Nta mugabo mwiza yego, ariko ufite umutima mwiza. Umugabo mwiza ni ibikorwa bye, kandi iyo abomboye ikofiye nibyo bigaragaza ko ari mwiza cyane. Kandi njye ncuruza mituyu, nta mafaranga ngira. Njye ncuruza mituyu. Abizi bajye muri comment batubwire. Nta mafaranga ngira, ahubwo mbabwire momo yanjye bashyireho amafaranga. Turayishyiraho niba ubishaka. So Kazungu, tuba turi kuri music industry, ano cyo kintu dushaka kuvugaho cyane. Ndagira ngo mu magambo makeya muri resume yawe utubwire umuziki nyarwanda uko ubona. Umaze igihe ukora ibintu bya influencing, ufasha abahanzi bamwe na bamwe, ariko ndagira ngo niba ari n'umuceri umene, iyo mvuze kumena umuceri ni ukuvuga ibyo abandi batavuze, kugira ngo nyine bavuge bati wow, hari ikintu ushobora kumwigiraho, hari ikintu ushobora guhindura. Ubu hari nk'umupeti uri hariya akavuga ati ndarenze n'iki, ariko akaba azi neza ko ntabwo aba abizi, ahubwo hari ikintu aba abura kugeraho kuko aba uwo muntu ashaka kuba. Duhereze to details cyangwa se akaresume uko music nyarwanda uyibona, ibyo abantu bakora batagakwiye gukora, n'ibyo abantu bakwiye gushyiramo imbaraga cyane. Urakoze cyane. Ikibazo mbajije kuvuga ngo ikintu music, ariko ikibazo ubivuzemo igihe kirekire, ahubwo ndabyibagiye. Urabyibagiye? Ni ukuvuga ngo ikintu nshaka kugira ngo uvuge uko music nyarwanda uyibona, icyo ni ikibazo cya mbere. Icya kabiri, ni ayahe makosa abahanzi nyarwanda bakora bigatuma nyine music nyarwanda itagera igomba kugera. Wenda ubusubije ibyo ngenda bikubwira. Amakosa rero abahanzi nyarwanda bakora bikaba ari cyo mpero. Ni ukuvuga ngo urabona
social influence yacu ni ntoya cyane ugereranyije, ariko nubwo ari ntoya iraruta iy'Abarundi, iraruta n'iy'Abaganda. Ego ni ntoya, turi bakeya, ariko nibura turashimira ubuyobozi bwacu bwarushijeho kudukundisha, ndetse bakatwigisha na internet ikabigura make, kandi bakaba barazanye na telefone za itunga gaceze. Urabona ko kuri TikTok hasigaye hari abakozi bo mu rugo benshi. Za telefone ko bazita TikTok za make. Yes, make itandukanye n'izo ngizo. Nanjye ntabwo nari mbizi. Zimwe za 20 hari make bagenda company zigenda zitanga. Noneho bakagenda bishyura buri gihe, ariko hari izindi zigura niba ari 7,000, niba ari kandi ari smartphone se cyane inafotora ijya ngomba kuyicyura guri 7,000. Hari nizo mbona za 4,500 ziba hariya muri ntuza muri ndayicyura usiyirira iPhone. Ibyo uzana ni ibiki? Iyi iPhone urayisiga, ariko niba ushaka kuyitwara ukayitwara hirya so urumva rero turashima ko ubuyobozi bw'u Rwanda bwadutekerejeho. Nkashima perezida wacu His Excellency Paul Kagame, Salute Afande. Ewana ndamukunda cyane kuko naniyise n'izina rye kuri X. Muri Kagame ndi Kagame, sinzi impamvu ryo utarivuze. Nta X ntabwo nkunze kwikoresha cyane, gusa ariko nabonaga Mr K, ubwo nkatekereza ko ari byarahuye cyane kubera izo za QQ. Nongeye imindi ya Q ya gatatu isigura His Excellency Paul Kagame. ubwo ari Kazungu ka Boss Kagame. Ni kuri Twitter ni Kazungu ka Boss Kagame ya. Urumva rero ikintu ukwiye kumenya ni uko twateye imbere kurusha ibyo bihugu. Ko niba 4G igeze muri miliyoni 5 z'abaturarwanda, urumva abakoresha 3G twababarira nka miliyoni 2. Urumva abaturarwanda miliyoni 15, nibura kimwe cya kabiri bavuyemo abasaza n'abana n'abandi n'abakecuru, tugeze kuri miliyoni 7 dukoresha internet. Iyo internet rero mu buryo tuyibyazamo umusaruro ni ukuyikoresha muri iyo influence yacu. Abo bahanzi rero nabo bayibamo. Yego, kuba rero abo bahanzi babamo bakaba bashobora kutumvikana nabo baba promotinga, nibyo kosa rya mbere bashobora gukora. Yego, cyambere kuzamurwa, abakuzamuye ejo wagera hari ukoze hit imwe cyangwa se 2 cyangwa se bonye nawo abantu bari kuguhamagara uratwitse mu gitondo kimwe utangiye gutwika, ba bantu wahamagaraga bagufashije nyine. Ubundi tureke na hano mu Rwanda na za Nigeria na za USA yubamo hose birakora, naho aba promoters iyo bihenuyeho bafite uburyo bakubana. Akubana ikintu cyawe ntikizongere kugenda rwose. Ntabwo mu ijambo hari umutipe wamenyekanye mu myaka nka 15 ishize, wari muri legend hamwe na Bajaru. Niba Jaru muzi tipe muheruka New York atwara Uber, acuruza umunyenga music. Igiye kuri YouTube indirimbo zose mu miliyoni 100 kuzamura. Yego, ariko nyine baramuzimije nyine tu barakuzimya byatanga nta platform yabona. Barakuzimya na Sake nawe barabimukoze muri Nigeria. Sake nawe barabimukoze. Ubu ngubu nawe music yiwe nitwe tuyiyumvira. Ejo bundi nahoze mbona song yasohoye imara yamaze iminsi 7 ifite 700,000 kabisa. Ibaze mu Rwanda kandi ubundi yageraga miliyoni ku munsi mani barabajema barabatwika. Iyo nyine ubwo media ziri kumuvugaho, niba promoters bose bari kumutwikira, ushobora no kuzuza 2M ku munsi. Urumva, ariko kubera guhangana nabo ngabo bituma ko nyine hari ibyo bapfa kwihenura k'umuhanzi kugira ute. Hano mu Rwanda rero bibaho naguha n'ingero z'abahanzi benshi, nago nshaka kubameshoninga, ariko nabo ntabwo twanakwegirwa n'umujama yigeze kwita abantu amadebe. Nawe tuzi byamubayeho. Ariko ikosa rya mbere umuhanzi akora ni ukwihenura ku bamuzamuye.
Yego. ariko iyo ukomeje ukicisha bugufi mujye mwigira kuri The Ben, bajye bigira kuri Ben. Ben nta muntu yari yishyira hejuru, ube ufite na WhatsApp irebwa n'abantu ibihumbi, niba 500 cyangwa se 1000, nyine arabikubahira kuba wafashe igihangano cyiwe ukagishyiraho ngo abandi bagikunda, kandi ari cyangwa se umusitari bakirebe. kabisa. Ari umusitari umaze igihe, ariko ukabona undi mwana araje man akoze agahiti kamwe, wamubwira uti se bimeze bite, noneho yanagufurowinga agahita agukorana flow, akumva ko yatwitse. Nyine ejo hari ibindi akasubmitinga yaka ira verification nayo wayimuha kubera ubunyamakuru nk'abo ngahe bwamwanditseho ubukuru, ugasanga nyine yabyimbye nanjye nageze iyonge, ariko ejo ugasanga biranze. Urumva rero icyo gisubije muri ubwo buryo bw'uko internet iri hejuru yacu, kandi dukomeze twishime nyine n'abandi bakomeze baze kugira ngo tubashe kwicururizamo yama. Hari urugero rw'umuhanzi ushobora kuvuga uti umuhanzi izi ngero ntanze ibc defoot uyu muhanzi yisubireho. Hari urugero rw'umuhanzi wabuze wavuga? Umuhanzi rero, abahanzi buriya uyu munsi nshobora kumumeshoninga, kandi abahanzi natwe tuba dufite ukuntu nta beef mfitanye nawe ntaki, ariko ngewe iyo mfitanye nawe ikibazo ndamwandikira cyangwa nkamuhamagara, nimero ntabwo nayibura, cyane ko nawe ubwo kuba icyo kibazo narakimubonyeho ariko wa mugani ikintu mbajije nicyo ni nka Zio Trap. Hari song yari yasohoye y'ibishego tukana, ndamuhamagara ndamubwira ati se mwana ndirimbo wayisibye, wabimubwiye mbere yuko babivuga, arangije antuka ku babyeyi bombi. Yamuse ku babyeyi bombi ubwo buboroga bwanyu, ubwo buboroga abantutse ku babyeyi bombi, ndamukupa. Noneho ndamwandikira kuri IG arambwira ati rero bro, bimeze gutya na gutya, nyamara ushobora gusanga bagutayemo, kandi uri kubyitsa ibintu by'imikino, kirandirimba iratukana kandi iri murandagaza ababyeyi, kandi ndi kukubwiza ukuri nk'umuntu kukugira inama. Arangije nabwo arambloka, ahita mbloka kuri IG. Rero Jama nyuma yaho tuza guhura, nyine twaje guhura mu gitaramo Samuel, nababwira ati se bimeze bite tuganire, bundi kubera icyo wifata gutyo mwana ukihenura ku bantu, ubwo nta kintu nagufasha. Arambwira uti mwana ibyo ngibyo murimo mushaka kuzimya abantu biki numva ntabwo abyumva neza, ndamwihorera. Ariko urumva ukuntu umuhanzi tuba turi kumwe muri bibiboro nyine bya promoters na ibyo bintu byo kuzamurana. Urumva rero ejo cyangwa ejo bundi ntabwo nzi uko Imana izabigenza, cyakora icyo namusabira nuko yakomeza agakundwa n'abafana, cyane ko nta na promotion yabona, bura n'abafana bamwikundira ku giti cye kabisa. Nta bafana bamwikundira CEO, nta manager agira, nta na wafite label. Hano umuntu uri kuvuga ngo ntabwo mukunda ngo wapi ngo bafana kuvuga ngo ni bande. Oya ntabwo umuntu ejo bundi nabonye celebratinga 100k y'abasubscribers. Ubona ibyo bibora biterwa nk'iki bari kukoza na bari abana banywa urabona ejo bundi bafata abasirikari ba Kongo binjira mu Rwanda, bari abasatsi babakuramo amasasu, babakuramo n'ibindi by'ibibabi, ibyatsi, babakuramo n'ibyatsi biri hariya, bimwe bagira gutya bintu ntabwo byagutya biriya bintu babyita ibikoresho, ariko ngo nyine mba numva abaraperi babivuga, mba numva no mu ndirimbo babivuga babicyurirana ngo niba nabifata ubwo nibyo byaba bimwongoza, ariko afate bikeya kabisa agabaye. Naho nibitaba ibyo ngibyo abantu ubwo bizamu afite uko za right. So aho turi kuvuga kuri music career n'abahanzi, katujye mu gisata noneho cya music business. So music business, abantu bakora music business tuvuga, urabona music ukuntu biba yubatse, ni ukwandika, ukaririmba, ugashyira platform, ukanacuruza. Wowe ubona ute
abahanzi nyuma yo kuririmba babibyaza umusaruro mu buhe buryo ubona bibamariye iki mu by'ukuri music ibamariye iki? Urakoze. Umuhanzi buriya ni umuntu njyewe njya nicuza nkavuga ngo iyo nza kuririmba, ariko nanjye nigeze kuririmba akaririmbo nigeze kuririmbana na murumuna wa The Ben witwa Enoki. Enoki yaririmba aradukubitira kapera kara ku minsi mikuru 2019 nyina vuba twaragasohoye tugashyira muri tele, ariko tubona tutasohoye n'inka zimwe za Yago. Inka zimwe za Yago na Philippe. Oya ntumbwire ko wayisohoye no kuyipromotinga bikakunanira. Oya icyo gihe ntabwo rega promo ibyo gupromotinga n'ubundi abantu batangiye kubyumva, batangiye kubyiyumvamo muri Covid. Yego. Muri Covid nibwo jewe namye nkura ariko abantu ntabwo bari banze, kandi namye mfite abantu benshi bankurikiraga nubwo page zimwe bagendaga bazijyana, ariko namye mba ku mihanda mbana n'abahanzi mba muri ibyo bintu, ntabwo abantu bari banze. Ariko muri Covid nibwo abantu bampaye amatwi n'amaso, bantega amatwi n'amaso ababyibuka neza bankurikiranaga icyo gihe nawe mfite 100,000, kandi nabwo nakoranaga n'uwo Meddy wahoze umbaza. Habaho boroze zanjye na Meddy gusa, umva ko abantu bari banze ariko batazi wagwana, narabikoraga so iyo ndirimbo rero naririmbanye na Enoki. Ariko rero ukuntu yari imeze ngo ushaka gapera, ariko icyo nzi cyo nuko yari yitwa Ndi Kumanuka. Uri kumanuka? Ndi kumanuka yewe, ndi kumanuka yewe, ndi kumanuka yewe, ndi kumanuka. Enoki noneho yajyaga ajya kuri mikoro nyine akavuga ngo naho ndi kumanuka naho ndi kumanuka. Yari ivuga ko dusoza umwaka nyine, so nuko. Ariko music nyine irimo amafaranga menshi. Iyo nza kuba umuhanzi nkaba mfite iwacu wakize, nkaba mfite abantu bamfasha. Ariko amafaranga urafite ushatse wazisohora. Ntabwo nazisohora ngo nziyumvire, ibyo ntabwo nabyavamo. Ushobora kuzisohora zikagira views ebyiri, iyanjye n'iy'umugore. Nanjye nayiguha ariko nanjye nakureba pe. Ariko ibyo ndimo ni impano yanjye kuko ndabikunda kandi mbabona kuko mbibamo. Ko umuntu wunga abantu bafite ibibazo bari nabikora byo. Nkabunga abantu bari gushwana bari mu matiku, nkabahuza bakongera bakabona. Numva ko ari ikintu cyiza. Ikintu rero umuhanzi agomba gukora nuko iyo amaze kugira influence iri hejuru, yego, aracuruza. Agomba gucuruza, ashobora gucururiza mu kwamamariza abantu runaka. Ashobora ntabwo ujya uca mu mujyi ngo urebe abantu bari kuzambandurori ziriya zo mu mujyi waba bashyizeho bari kwamamariza ibigo bikomeye. Ntabwo ngiye kubavuga hano kuko ntabwo bigeze batwishyura. Kara ni akazi. Kandi buri muhanzi, ubundi umuhanzi uri top buri weekend aba ari booked, abe guperforminga muri bara, kuko niyo bamukubise amadolari 500, amadolari 1,000, abacuruza nyine abayunguka akabona yo kurya nayo guhindaya byose. Ariko natandukiriye hari akantu ugiye gukwaka kandi nkagusubira no kuri mikoro, ushaka kwemera cyangwa ukagahakana, ariko ngenda akagusaba. Urabyumva ute? Influence urayifite, sibyo? Abantu baba bafite. Urabyumva ute dushatse company niyo aba ari icuruza ibireti, niyo aba ari icuruza injugu, bati tugiye kuyipromotinga n'ibyo cyapa none tuze tukigushobo tikazungu nyiri bireti. Urabyumva ute? Anjewe isura yanjye rero ntabwo izwi, kandi ugomba kumenyekana. Kandi bashyiraho abantu bazwi amasura. Bashyiraho influencer kandi nawe uri bashyiraho, ariko se bayakamwana kuki batashyizweho? Bakamenye se none se yabiterwa nuko hari icyo bita connection. Connection se hari abantu benshi baba bikwiye, ariko ngira n'inama n'aba entrepreneurs bo mu Rwanda baracyari hasi cyane, bafite n'imyumvire ikocamye. Ubundi ni gute umuntu agira
afungura uruganda akaba adafite umuhanzi umwamamariza. ntabwo mbyumva Barahari, hakabamo abantu b'abanyamakuru, hakaba harimo abantu n'abo ba influencer ari twe bakaba batatugira ba brand ambassador, baraza bakatwaprocinga. Ntabwo navuga ko bataza, ariko bakazana amafaranga atagura ni nakara gakombe ka Nido. Ntukazi kara gakombe ka Nido? ntabwo babikora, urababeshye. Kandi njye nkunda kunywa Nido. Burya niyo winywera? Njye nkunda kunywa Nido, ariko bakaza nta nako bazanye. Niyo mpamvu ufite baby face. Baby face, murakoze. So mu by'ukuri ubwo tuvuge influencer, entrepreneurs bafite ikibazo cy'imyumvire, kuba batumva neza uruganda rw'inuza rwa influencing uko rukora, cyangwa se uburyo ki nyine bashobora gupromoting ibintu byabo bakoresheje influencer, kuko you are the most influencer mu gihugu, ariko nta kigubere brand ambassador, which is insane. Mpamvu tugomba gukora uruganda rwacu. It's a big problem. Tiyewe, but it's okay. Nicyo kintu turi kurwana nacyo aka kanya, kuko ibintu bya fake nibyo birimo birakora cyane kuruta ibintu biri legit. Umuntu ari kugura views kuri YouTube akaba umusitari, niba agize miliyoni akaba umusitari z'ingurano, ariko ufite 100,000 ntibamwemere. Urumva isi turimo muri aka kanya. Kandi byaranyobeye, natangiye nkubwira iyo MTN. Iyo MTN iyo nyitegereje ukuntu yirirwa ikorana n'abarangirwa abakomediye, ntabwo barambafata nk'abakomediye reka. Sinzi niba ari ugiye muri seka iba kuri buri kuwa kane. Wabimbaje ko nagiyeyo. Nimbarani bo bakomediye ngiye buranemera. Noneho ariko tandukanya social influencer na comedian. Hari umuntu ushobora kuyita komediye, kuko nanjye naje ndi manager wa Meddy, ariko ku managinga mu by'ukuri hari ibyo ntari nujuje kugira ngo mu managing 100%. Wabuze iki kugira ngo managing Meddy? Nyine nibyo nkubwira, kuba umuntu yaza akiyita umukomediye. None se ubu tuvuga ko Yago ari umuhanzi, wamutumira ukamubwira uti uyu munsi uramususurikiriza abantu, ukamushyira kuri afishi, ariko n'umuhanzi warabyiyita ko ari umuhanzi. Nawe rero hari abiyita abakomediye atari, ariko kuba bafite connection bakaba bagira no muri ibyo bigo, nabyo ni byiza. Ntabwo mbagiriye ishyari, ako kantu ntihagire unyumva nabi, ntabwo ari ishyari. Ariko no kuba nkanjye wenda bavuga ngo ibyo bintu ngo umucuruzi meet you, abo bantu nta nubwo bandusha fame buriya. Ako tubundi usibye nyumvira y'abantu, ariko MTN ntabwo yanyaporushinga ngo nibyo bigo bindi bikuru byaburanirwa ngo zize zinyaporushinga zivuge ngo Kazungu ka boss wo tugiye gukorana, ahubwo hakaza abantu bacuruza amafumbire y'intuzi inyongera musaruro se. Oya, ahubwo hari abantu ngo bakora iminyorogoto, hari abantu bafite amakampani atubura iminyorogoto. Nibo bashaka kugira ngo mbabamarize. Kokana ni kabi cyane. Kazungu mu minyorogoto mbamamarize, cyane ko bidatwika iminyorogoto. Ariko ibyo bigo bya MTN twirirwa twitirirwa tutanabamo sometimes, ntabwo byatwaporochinga kubera ko nta connection. Connection zaboneka zitanaboneka tuzaziremera. Kazungu ka boss, most influence man. Tugeze iwawe, turabona ari ahantu heza, gusa no gukomveka abantu ko n'amafaranga ugera biragoye, kuko ahantu rwose ntabwo bavuga ko kereka niba ujya ikuzimu amafaranga yari yafite. Hari izindi company waba ukora ufite nyine ufite zikora ibintu runaka zitari meet you? Oya, nta kindi kintu nkora ni meet you pe. Ni meet you, uretse nko kugira gutyo nkabona Emi ndamuhamagaye ndamubwira ngo rero Emi se ko
ko mfite natangiye agaporoje umusaza yamaye akabanza muri iyi showbiz tumaze kugiramo ba Emmy batatu kubatandukanya bizaza wowe ni Emmy Waneke Hills atugira ngo ni Emmy w'inyarwanda cyangwa Emmy nyawe ranita injajwe kuramwita injajwe rero ubona cya jihad kirakicucu kijya kimpagurukira ngo mba niyandikira utuntu kuri story aho ngo wamutinganye bamufunze noneho kabaye abona kiranutse wana kandi nta n'ubuvuzi nibyo bintu bya mitiyu yavuga ngo mitiyu ngo buriya ngo wikanga amabinga buriya banayafite ngo none se uko ubwo ni uko nyine nta kindi uretse kuvuga ngo Waneke Hills Emmy nkaguhamagara se ko naraburije wagira uko ngenza ko ari agaporoje mfite k'ikibanza muzehe yampaye nkabona umpaye iyo mifuka 3 ya sima n'undi akampa abafundi 4 gutyo nkabona inzu iruzuye naho nta kindi pe kose ko ari ukubana kubaho no kubana nta kindi kintu kirenzeho kubaho no kubana kandi sinange gusa n'undi wese numva umuzima nyine ntabwo wamugeze ikibazo afite ngo nanone kugufasha kandi nawe urafasha gufasha uko ushobora ariko ugafasha kuko niko Imana yubatse isi nuko nyine abenshi babyirengagiza ariko ubimenya neza ugeze mu gihe cy'amakuba cyangwa mu bihe bikomeye iyo ubonye nta bantu ufite kandi ibintu urimo bikeneye n'abantu ni hahandi umunyarwanda ahita akubwira ati ibi bintu urimo urakora uzihamba ako kandi akakubwiye akenshi na kenshi yagiye uri mu miriro cyangwa uri kwirukanka ariko ubundi ugomba kugatekerezaho kabiri uko byagenda kose nka buriya uramutse ufite ubutunzi bwose amafaranga uyafite ariko ukagera igihe cyo gupfa ukabura abantu baza guterura ya sanduku yawe ngo bakumanure hasi gupfa gupfa byo wapi kubitinyeze niho hantu havuga ngo nyine ikintu bavuga ngo uzihamba nyine kuba warabanye n'abantu nabi gupfa byo tube tubikuyemo gupfa byo tubireke naho kurwara nabyo tubireke gutinya ibintu bibi gusa ariko ni nabyo byo gutinywa gusa karagaciyemo Kazungu Kabosi watangiye ibintu by'ubwo influencer ryari kugira ngo abantu bakumenye nka Kazungu Kabosi wabitangiye ryari urakoze cyane 2010 ndengeye kubinyuraniramo nirukanka 2010 ndatekereza ariho Facebook twese twatangiye kuyijoininga mu Rwanda yego mbere yaho sinzi ibyo bakoreshaga ariko na telefone zari ikibazo kuko na za Airtel abitwaga ngo ba Rwandatel batangiye 2007 nibwo banagiye nibwo numva story zabo yego no niho ndi kubyumva ku bwa Kadafi noneho 2010 niho ngewe natangiye kujoininga kujoininga Facebook nandi muri Troncom tugiye nandi Troncom ndayijoininga numva ni byiza mbona ni byiza mpereye kuri Facebook icyo gihe nitwaga amazina nakoreshaga amazina y'igishinwa nakoreshaga Li Wang Ju nandi yitwaga Wang Green nayo ifunguraga ikuzuza 5,000 zimwe nkibagirwa password cyangwa se ukuntu twakaga abafriends abantu babizi abasaza yakuzura bakayifunga cyangwa se wa requestinze abantu benshi bakayifunga kuko nakomeje ngira nkora page nk'eshatu numva ko school hari udutelefone twazaga nyine twa matushe umuntu yirirwagaho nta kintu ari gukora ndabuzi nabukoresheje kuri Facebook wandika utwo rero nitwo twatumye mbangukira cyangwa se amatwi yanjye n'ibyiyumviro byanjye kuba najya kuri social media nkumva uko mbese ndararikira gukoresha social media guhera ubwo ngubwo ngo
haje WhatsApp 2012 kandi WhatsApp yaziye rimwe, ariko Facebook yo yatangiye gukoresha mu Rwanda, nubwo nari kubivuga neza uko amateka yabyo bari, ariko mu Rwanda byatangiye gukoreshwa icyo gihe. Yego. Ndatekereza na Instagram aribwo yaje ariko idakoreshwa mu Rwanda 2010. Yaje 2010 ariko ntabwo ari yakoreshwaga mu Rwanda. 2012 nibwo yatangiye gukoreshwa mu Rwanda. So hari abana rero twabaga turi kumwe, ndabibuka hari umwe witwa Adamu. Umwe witwaga Adamu twiganaga, urumva. Hari n'abandi bapeti ntashaka kuvuga hano ariko batumye tubijyaho. So 2012 rero bituma joininga Instagram kuyitangira, urumva ko yo ntabwo yari ifite ya limitation yo kulimita umuntu uruzuza aba followers abanaba. Yego. Ahubwo iyo nakanguriye abantu banjye twavuganaga kuri FB, turavuga to joining urubuga ari nkuko n'uyu munsi wa none kuri X ushobora kwamamaza urubuga runaka, twavuga tuti haje urubuga rumeze gutya na gutya, uzi ko haje ChatGPT nayo twarayamamaje turayijoininga, haje TikTok nyuma yaho turayijoininga gutyo. Natwe icyo gihe rero niko twajoininze IG rero kuyijoininga 2012 nabifatanyaga n'amasomo n'iki. 2014 byageze aho mfite 100,000, umva n'urugendo rurerure. So 2014 barayibye iyo konte barayibye, habagaho ibintu bya Miss Rwanda mu Rwanda. Noneho hari umugabo umwe twaje guhura bitewe no kwihinga n'iki, tuza kwemeranya kuba twakoresha iyo konte nari mfite. So mbere yuko bayiba rero yaje kunkorera amanyanga, barayiba nyine, aza guhindura username zayo na password ibigiryo. Nza gufungura indi 2014. None ndayikoresha kubw'amahirwe, kwa kwihiringa n'iki. Ndatekereza icyo gihe none narayifunguye ngira 40,000, ariko kubera ko n'igihe ufite aba followers benshi biba ngombwa ko nza kumenyana. Nsubiye inyuma gatoya, muri ibyo 100,000 batari bayitwari ya mbere, naje kujya mvugana n'abitwaga ba Kamishi n'abitwaga ba Kitoko bari guhitinga icyo gihe. N'umugabo witwa Safi Madiba twari inshuti, na ba Butera Norris, n'abantu nk'abo ngabo bakajya banyegera nyine ngo mbafashe supportingira imiziki yabo, kuko nibwo no gushyira indirimbo kuri YouTube zabo byari binagoye kubona views icyo gihe. Nibwo byari bigitangira, kuko wasangaga Yegobi inyarwanda.com arizo zifata indirimbo zikazaplodinga kuri channel zabo. Ariko guhera icyo gihe 2014 abantu batangiye guhumuka, ndetse ntangira no kwigisha uwita Medi, ntangira no kwinjira mu byitwa monetization. Fata YouTube channel ye ni managinga, ariho iyo manager yatangiriye ku managinga nyine Medi, kwita ngo artist manager ni Medi. Aho ngaho no twahereye tuvugana kuri za IG n'iki, aza kumpuza n'abandi bajene, urumva. Aza kumpuza n'abandi bajene b'abahanzi n'ibirebire, urumva. Kuva 2014 nongeye gusubira imbere gatoya, 2014 ubwo nafunguye indi page ifigira 40,000, ndongera ndihiringa nkajya posting abamisi, nka posting ibiki, ibyo bintu nyine bigatuma bankunda no kwihiringa gutyo. Mo n'abandi bana benshi twatangire rimwe bafite ngo za Rwanda update, bo banga kwiyita andi mazina, ariko ndababona ngewe ntangira iryo zina nakoreshaga. Ntabwo nakoreshaga buriya izina ryitwa Kazungu ka Boss, ryaje nyuma. Nakoreshaga amazina yitwa Rwanda Beauty Radie Zahari. Okay. Muri 2017 nibwo nari mfite page yari maze gukomera, ifite 200,000. Nari nkurikirana na Shadibo, ndabyibuka. Shadibo afite 217 ngiye mfite 204. Ariko ngiye na Shadibo ari twego dufite abantu, kuko icyo gihe The Ben wari wa gatatu afite 170. Nta wundi wari umukurikirana Medubwa yari afite 90,000. Urumva abantu benshi baje kuri social media ubu ejo. Gasanga umuntu n'umwana uhitinze ejo ari kwizuza 200,000 bitamugoye, kubera ko abantu babaye benshi kuri media. So
2017 rero iyo page baje kuyiba, baje kuyitwara. Oya, ntabwo bayitwaye, ahubwo ndakubeshya, 240,000. ahubwo ni umuntu wayiguze ashaka kuba manager w'abahanzi, ashaka kuza muri industry yacu, ampa 3 miliyoni z'amanyarwanda. Iyo page ndayimugurisha, mara nk'umwaka nta kintu nkora n'abahanzi, twaratandukanye ko icyo bancagaho yari uko cyari kigiye mbivamo nyine no gukurikirana hasi z'ubuzima. 2018 rero naje kongera kuza gufungura indi, nongera ntangira nk'uko imivuno yose yari imeze, ariko noneho nza nitwa Kazungu Kaboss, kubera ko kwa kundi nyine uri Kaboss aho ryaturutse. Nabaga nibereye ahantu runaka bakambwira ngo Kaboss, aho kunyita Kazungu bakanyita Kaboss kubera skin yanjye. Rero biba ngombwa ko ntangira nitwa Kazungu Kaboss. Icyo gihe tangiriye mu izina rya Kazungu Kaboss, niyo mpamvu bura bampaye Blutika itaringurana, kubera ko natangiranye amazina yanjye, then nkashakishwa n'abantu benshi barenze 500,000 muri Google. No washakishijwe n'abantu barenga 500,000 muri Google, bahita bayiguha, requestinga nyine ugasabomitinga, bahita bayiguha kabisa. Kimwe nuko iyo wanditsweho inkuru nyinshi umuhanzi nabwo waba ufite wa followers 1000 barayiguha. Nuko bikora. So ndatangira rero 2019 ndihiringa, 2020 ubwo muri covid byaje ari insazi, nabwo turaza turatwika nyine byandi byo gutwika, none haza utundi dutwiko, kubera ko na sire urumva ko ibyo bintu nabitangiye kera. Nge naje mfite umuvuno wo gufata amafoto y'abahanzi, nayo mfite icyo gihe amafoto yabo ayo bita ngo naje muri content izwa ngo ni nde uca abantu intege, nka compara before and after. Kandi kuko najyaga nkabona ubwo rero izo foto nazo zifasha n'aba Beni n'abandi n'aba Bruce Melody, amafoto abantu bakayakunda, bituma attention yanjye izamuka, niko nanjye naje kuzamuka muri ubwo buryo bwo gutwika. Nisanga kuri uyu munsi ndi on top, kuba ndi blogger, influencer, social media influencer. Alright. So Kazungu rero ngiye kubaza akabazo k'amatsiko n'undi muntu yakibaza. Abantu benshi bafite ama Instagram bayakoresha cyangwa ama social media platforms, bagira n'ama YouTube channel, kandi ibintu byose tubwiye nta hantu na hamwe turi kubona wigeze tunga YouTube channel wenda ngo bayikwake cyangwa ngo uyigurishe. So icyo rero wenda sinzi ko nabivugaho, ni ibintu birebire umuntu aba yarahuye nabyo. Bivuga muri make, ibi ni ibintu nabayemo, ushobora kubyumva cyangwa se undi akabyumva, ariko abo twabikoranye, abo twabanye bo barabizi. Nkuko ku munsi wa none hari abo mfatanya nabo, avuga ngo hari Uptrend TV show ndi gufatanya nayo, hari Julie Yamubizo, turi gufatanya n'abandi niko twafatanyije, wenda nka Yago TV show ku munsi twarakoranye, Yago TV show twarayitangiranye. So tugira ibyo twemeranya, bw'amahirwe make ntabwo yambereye umwana mwiza, aragenda, ariko ngiye kubera ibintu nabaga ndi gukora nyine business zindi, ntabwo byanyemereraga kuba nafata mikoro ngo ngende, ahubwo aho twabikoranaga ngiye kuko nabaga ndi muri social media n'ubundi bizi, byabaga byoroshye kuba nafatanya n'umuntu n'abantu, abo bantu nkurura, abo bantu ndeshyareshya kuba bakwirirwa online. Mbese muri make ukabasharinga, nkabasharingaho izo content twa creatinze uwo munsi. Kuba rero twafatanya gutyo tukagira ibyo twemeranya, ngewe mbe ntarahisemo kuba najya kuri YouTube, nabyo ntabwo nakubyirenganyiriza, kuko inyungu babona kuri YouTube nibyo. Ntabwo navuga ko nanakerewe cyangwa mbyicuze, kuko ntabwo nabihisemo nyine, nta nubwo ibyo nakunze ni social media ku influencinga, n'ubundi nubwo na kuri YouTube nabo bawo influencinga abantu, ariko icyo nahisemo no gutwikira kuri IG, Instagram, iyo TikTok nubwo yo ntayikoresha cyane, ariko X nayo baranayitangiye muri covid. Alright. Ndibaza byinshi abantu bashaka kumenya aho babimenye, by'umwihariko nanjye ubwanjye ndashaka kumenya byinshi kuri Kazungu Kaboss, nacyo cyatumye nza kugusura.
nanone kandi ntubifate n'uvuga ngo wenda naje ari uko nje gushaka ikiganiro nje kugusura. Nuko uvuze uti nkubwitse twaganira akaganiro ukavuga uti nta kibazo. Nongere gushimire uko watwakiriye umuryango wawe, twabyishimiye kandi tuzanagaruka. Niba na ngombwa natwe tuzagutumira uzi wacu naho ni tayari kabisa. So tutarambiranye watubwiye byinshi kandi kuyavuga siko kuyamara. Turagushimiye cyane. Murakoze kabisa. Nanone kandi dushimire umuhanzi Vanimpano twazanye no bita Edin Hodar. Kandi turi kumwe muri urugendo. Ari ubuhanzi bari muri Thousand Hills Empire. Turimo turasunika ngo turebe. None no mpamvu nanone tugusaba n'ukuboko kwawe kugira ngo Vanimpano ya. Ayo mpamvu twagusabye nanone ukuboko kugira ngo udufashe muri uru rugendo rutoroshye. Kandi ibintu ukora Imana ikomeze ibihumugisha, umutima ufite ugumane. Mbese izi guha ibyo gutanga n'ibyo ubika n'ibyo uzatanga ubutaha. Murakoze cyane. Turagushimiye cyane. Ndabashimiye namwe. Alright.